bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, twongeye twagarutse uyu munsi nifuje kubakorera aka video ka salade ituma ubuzima bumera neza, isohora imyanda mu mubiri, ituma amara akora neza. Duhereye kuri izi chili tomato muri kuzibona uko ziba zimeze. Chili tomato muri kuzibona, chili tomato ni utunyanya dutoya batwita cherry tomato. Abantu benshi inaha ntabwo bakunda kudukoresha, ntabwo batuzi. Kera mu cyaro twitwaga twangira bunyanya, ariko ubu bunyanya butoya bufite akamaro kanini ku mubiri wacu. Bugira na vitamine. Ubu bunyanya rero butuma nk'amara akora neza, bukagira n'icyitwa antioxidant. Butuma ibinure bibi bisohoka mu mubiri. Mu cyaro bakunda kutwita twa nyirabunyanya. Nyirabunyanya rero bwinayo bazaniye pana za tomate nini. Nyirabunyanya rero nagiye mbasobanurire ibyiza bya nyirabunyanya. Nyirabunyanya mu ndimi z'amahanga nyine abashakashatsi babonye yuko ikora ibinure mu mubiri, ifasha no kubafite umuvuduko w'amaraso. Nko kuri abantu bajya bagira n'ibintu byitwa ikirungurira, iyo wakoresheje nyirabunyanya nta kibazo ntahurira nacyo. Hanyuma muri utu tunyanya twacu rero twitwa cherry tomato tubamo vitamine C ituma uruhu rusa neza, hakabamo vitamine A, hakabamo vitamine C. Bakunze banjye muribuka yuko nabasobanuriye ku bijyanye n'amavitamine. Uzajya mu batasobanukiwe neza ajya asubira mu mavideo yanjye arebe aho nagiye nsobanura ku mavitamine kugira ngo abashe gusobanukirwa na buri vitamine akamaro kayo. Bubamo rero n'icyo bita beta carotene, habamo n'imyunyungugu za zinc, za potassium n'ibindi byinshi cyane. Ndetse abashakashatsi bagaragaje yuko zishobora no kwifashisha mu kugabanya ibiro. Iyo uramuka uzikoresha ziringaniza ibiro ku rugero. Ikindi zifasha nko ku bantu bagira ikibazo cya diabete bakoresha cherry tomato, ntabwo ibazahaza cyane, iroroshya. Hanyuma ku bantu bagira ikibazo cya constipation nabo irabafasha. Ntabwo baba bariye cherry tomato ngo ugire ikibazo cya constipation, kirazira kikaziririzwa. Ifasha no ku bagore batwite bigatuma ubuzima bwabo bugenda neza. Tomato ikindi turifashisha red bell pepper. Muri kuyibona red bell pepper mu cyongereza, ariko ubundi ni pavuro y'umutuku. Mutabona isa gutya, iba yarabanje kuba icyatsi, nuko iba yarabaye icyatsi bakayitegereza. Hari izo bategereza zigasa gutya zigahisha. Ni ukuvuga ngo iyi red pepper nayo ni nziza cyane. Ibamo icyo bita carotenoide proteine. Ifasha umutima gukora neza, ifasha n'abarwayi ba diabete. Mbega irwanya uduserere twa kanseri kugira ngo tutazahaza umubiri w'umuntu. Dushatse kukwataka ukoresha red bell pepper ntabwo bigira ubukana nk'ubw'umuntu utayikoresha. Ikindi igiramo vitamine A, ikagiramo vitamine B1, ikagiramo vitamine B2, ikagiramo vitamine B3, B6, C, hakabamo na vitamine E na K n'indi myunyungugu myinshi usanga no mu bindi bintu. Ni ukuvuga ngo ukoresha iyi pavuro y'umutuku nabwo muri salade yawe cyangwa se no mu buryo busanzwe bwo guteka, uba wikingiye ibintu byinshi cyane. Hanyuma turifashisha na karoti. Karoti yo murayizi, sinyivuga ibintu byinshi bakunze banjye, nayo basobanuriye bihagije. Ibamo vitamine A, ibamo vitamine C, ibamo vitamine K, ibamo za beta carotene nayo, ibamo za zinc, ibamo ibintu byinshi. Ituma uruhu rusa neza, nayo igatuma amaso areba neza, kongera ubudahangarwa bw'amaso bugakomeza kumera neza. Kwifashisha ni karoti. Ikindi kintu rero turi kwifashisha cyane kitabura kuri salade yacu ituma ubuzima bwacu bugenda neza, nayo ndifashisha ibintu bita kokombure. Izi kokombure rero bakunze banjye mureba, mubona wenda ngo nuko bitari binini cyane. Izi kokombure zifite umwimerere yuko nta fumbire mvaruganda irimo. Eda irimo utu tunyanya n'abakora ibintu biri organique bifite ubuziranenge. Nukuvuga ngo
iyi kokombure nta fumbire mvaruganda irimo. Kokombure yacu nayo murabizi twisangamo vitamine A, vitamine B6, vitamine C, vitamine K, tukayisangamo za calcium, tukazisangamo copper. No kuvuga ngo kokombure nayo ituma amagufa amera neza, uruhu rugasa neza, igabanya ibintu byo kubyimbirwa. No kuvuga ngo iyi nayo yoza umubiri mu buryo bw'umwihariko, ku buryo nta myanda ishaka kuguma mu mubiri wakoresheje salade ya kokombure irimo kokombure. No kuvuga ngo ni ibintu bifasha umubiri cyane kugira ngo ubashe kongera kwisuganya, ubuzima bukomeze bugende neza. Hanyuma turifashisha na onyo, ndashyiramo na onyo, udutunguru turi twa onyo ndaza ko twifashisha natwo kugira ngo salade yacu irusheho kuryoha. Ndashyiramo ibitunguru bibiri bya onyo. Onyo nayo murayizi cyane na antibiotique by'umwihariko, nanjye mbivugaho ibi ngibi nabyo musubira mu video yanjye mukareba. Nabashaka kurambirana, ndagira ngo dushyire mu bikorwa bino bintu. None hari akandi kantu kamwe ndibuze gukoresha bakita Red Batavia. Red Batavia muri kuyibona ijya kumera nka leti. Murabona ni ubwoko bwa leti ariko ntabwo ari ya leti y'icyatsi gusa. Iyi ngiyi bayita Red Batavia kubera ko murabona imitwe yayo igiye isa nk'ijya gutukura cyangwa se shokora. Iyi ngiyi rero bayita Red Batavia. Iyi nayo nkaba ndi buyifashishe nkora salade yacu. Red Batavia rero akamaro kayo nayo ifitemo amavitamine, ifitemo imyunyungugu, nayo igabanya ibyago byo kwibasirwa n'umutima. Ikindi igira nayo beta carotene, ikagira za calcium, za copper, za fibre, za folate, za iron, magnesium, manganese, niacine. Ibamo imyunyungugu myinshi cyane. Iyo ukoresha uru rubuga rwose nta uba wikingiye ibintu byinshi cyane. Uru ni urukingo cyane. Ibamo za niacine, za pantothenic acid, za phosphore, za riboflavine, sodium, thiamine. Mbega iyi Red Batavia ndayibakumbuje ntikayibura kuri salade zayo. Red Batavia muri kuyibona ijya kumera nka leti rwose, umuntu ayikoresha agira gufite utubabi. Ndaje mbikore mu kanya murabibona. Red Batavia ubwo ariko ugomba kubanza ukayironga ukayikorera isuku neza. Narabwiye rero njyewe ngiye kubikora ndabanza nkabikorera isuku, mbibagereza hano imbere na isuku nayisoje n'amazi meza kugira ngo ntaza gutwara umwanya munini. Hanyuma ikindi kintu rero turi bwifashishe ndaza kongeraho wenda n'amagi. Aya ni amagi atogosheje. Amagi atogosheje muri kuyibona, ndaza kuyashyira nayo kuri salade. Ni amagi atogosheje. Ndaza kongeraho amagi atogosheje, nayo ni meza cyane. Ikindi ndaza kwifashisha icyo bita apple cider vinegar. Muri kuyibona apple cider vinegar ya pome. Ndaza kwifashisha icyo bita olive oil. Olive oil nayo murayizi ifite akamaro kanini cyane, nta bintu rigera iteremerije. Nayo ni nziza, ni umuti, ituma inyama zo munda zikora neza. Ndaza kongeraho n'akantu bita black pepper. Hanyuma muri ibintu bya dressing rero umwihariko ndaza gukoresha iyi ngiyi niyo nkunda ikoze mu buki bita honey balsamique. Honey balsamique iyi ngiyi niyo nkunda gukoresha kuri salade bitewe na salade ngiye gukoresha. Iyi ngiyi niyo ndi bwifashishe. Iyi rero honey balsamique dressing salad nayo ikize kuri omega 3, 6, 9, igira na vitamine A. Vitamine A ituma nayo ubuzima bumera neza, ugasanga mufite itoto. Igabanya ibinure bibi mu mubiri, nyine igabanya ubusaza. Ni ukuvuga ngo nta binure bibi ufite mu mubiri, ni ukuvuga ngo umubiri wawe n'ubundi bumeze neza. Ibamo nyine icyitwa antioxidant kikurinda gusaza imburagihe. Ikindi nyine igira na energy, kumva umeze neza mu mubiri. Honey balsamique yakozwe hifashishijwe amavuta bita canola oil, muze kuyareba. Bongeramo vinegre n'ubuki ndetse bashyiramo n'umunyu
ngashyiramo na ka black pepper, nuko njye nashakaga kugira ngo nze gusa nk'ubikamuraho gatoya ndetse nk'ubifungura. Ni ibindi rero tujya kwifashisha dukora iyi salade yacu. Salade yacu nuko nguko iri bimeze, iraza kuba iryoshye cyane. Ndayibakuje namwe muzayikore mwumve. Hanyuma ngiye gukora kwanza mangire tuno tunyanya sha uvuga muri turanahenda rero tubara organique nta fumbire mvaruganda birimo, muri kutubona ko tuba twimereye utunyanya dutoya ariko dufite umumaro munini cyane. Bakunzi banjye ngiye gukurikizaho iyi red batavia. Kiragutyo ukakata ugakora imyanda, unabanje kuyironga neza nta kibazo. Red batavia murabona uko imeze. Bakunzi banjye nari gukora karoti, nari kuyirapa kugira ngo nshyire kuri salade yanjye. Ibitunguru kugira ngo nacyo murabizi rero ko igitunguru ari antibiyotike. Iki ngiki cyo rwose ntakivugaho amagambo menshi. Tugiye gukata ya pavuro yacu itukura. Hano gasalade nyine mba nagateguye mu rugo nanjye ngo ngire uko nigenza. Murabibona ko ntabwo mba nateguye nk'abashefu cyane, ahubwo nanjye nyine ni kwa kundi umuntu aba ari kubyikora nk'uko namwe nyine mwakareba mukavuga ati reka nanjye mbyikorere. Ubu nanjye ni uku nguko mba nabitekereje nabishyira no mu bikorwa kugira ngo noneho za vitamine ziba agahebuzo. Ndongeraho igi ritogosheje, muri kuribona. Ndashyiraho igi ritogosheje kugira ngo vitamine zose zibe zuzuye, murayifu aba ameze neza. Muri kubibona namwe mumbwire koko utu tuntu uramutse utwohereje mu gifu, mumbwire ukuntu wagira ikibazo mu mara, amaso, uruhu. Murabona ko ibi bintu biba bimeze neza pe. Muri kubibona bimeze neza. Igisigaye ngiye gukora ya dressing yanjye hanyuma meneho. Ngiye gushyiraho ya hani yanjye balsamique yanjye. Muri kuyibona kimwe kiba ari nk'ikiyiko, koresha nk'ibiyiko 5. Kubera ko nabasha gushyiramo ifashe cyane, ngiye kubanza ifunguze twa tuntu twanjye. Ndifashisha ka black pepper gakeya, niko ngiye kongeramo. N'ubundi irimo ariko ngiye kongeramo gakeya. Noneho nongeremo n'ibiyiko 2 bya apple cider vinegar. Muri kubibona ndanyamo ibiyiko 2.
acide vinegar. Nindangiza nongeremo olive oil. Ntabwo ngo nawe yari irimo ariko nashatse kongera kuyifungura. Muri kuyibona dongeramo ibiyiko 2. Iyi olive oil rwose uyikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi uba wikingiye ugatuma n'inyama zo mu nda zose zikora neza. Salade yanjye nkaba ndayisoje. Salade yanjye nkaba ndayisoje, noneho ugapfundikira akanya gato. Bipfundikira akanya gato kugira ngo bibashe gushya neza, kugira ngo ya acide vinegar ibashe kugira ngo bibe bishya neza, bise nkaho bihiye. Umuntu aba abiretseho gatoya bigashya. Bakunzi bangera Isaro Life TV, salade yanjye nkaba ndayisoje. Reka numve uko byagenze. Intungamubiri ziramanuka uzumva pe. Bakunzi banjye namwe byabakumbuje, muzabigerageze namwe mwumve iryoshye kubi. Kujya ndomeka neza ndabarahiye. Karibu rwose. Uzi ko iyi pavuro imeze nk'ijya kuyuzamo n'akantu k'agasukari. Ntabwo irura. Iyi pavuro rwose ntimuzayitinye kuyirya. Ni byiza cyane. Ikindi bakunzi bacu, abatarakora subscribe mukigera kuri iyi channel, muhite mudukandira subscribe kugira ngo n'ibindi byose dukora bikomeze bibagereho. Mukora na share, mushyiraho na like ko mubibona, mushyiraho n'amakomenti. Usengeye ko bakunzi bacu ndabashimira ababashije mwese gukora subscribe n'abashyiraho amakomenti n'amalike. Ndabashimira kubera ko nimwe mutuma nkomeza gukora ibintu kugira ngo dukomeze twigire ubuzima bwiza. Uyu munsi rero n'ibintu nifuje kubasangiza. Murakoze, ndabakunda. Naho ubutaha.